Ese wari uzi ko ushobora gufata ifoto isanzwe nk'iyi ngiyi ukayihindura ikamera nk'ifoto ishushanyije nk'iyi ngiyi mubona hano mu masegonda make cyane, kandi ntabwo bigusaba ngo kuba uzi gushushanya ngo cyangwa ngo kuba ufite ngo computer, oya, icyo bigusaba ni ukuba ufite telefone yawe yonyine gusa. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo bworoheje bw'ikoranabuhanga rya AI wagakwiye kuba ukoresha kugira ngo amafoto yawe ase neza, amere nk'ay'abahanzi bakomeye. Ibi bizagufasha gukora thumbnail meza cyangwa gutangaza inshuti zawe zose ku mbuga nkoranyambaga. Nimba ushaka kumenya uko bikorwa intambwe ku yindi, gumana nanjye kugeza ku ndunduro. Ariko mbere y'uko dutangira, kora subscribe ndetse unakande no kunzogera kugira ngo uzajye ubona andi masomo nk'aya ngaya. Reka rero dutangire twihuse nta gutinda. Turabanza mbere na mbere tubanze tugiye kudownloadinga cyangwa tugiye kuinstalamo iyo bita Gemini. Gemini urahita uza hano muri Play Store yawe, ujya ahantu iherereye hari hose cyangwa uyisearching Play Store yawe, nurangiza uhita uyikande gutyo uyifungure, uhita uza ifunguka gutya, uhita uza hano hasi, hano bandikira ahangaha, uhita uza ukandeho, uhita uza hano hejuru usacinge ahangaha, uhita uza usacinge wandikemo Gemini gutya. Ni iyi ngiyi uhita uza uyikandeho gutya, irati iza. Urabona ngiye ngiyi irimo, bari kumbwira ngo nkore open kubera ko isanzwe irimo, bari kumbwira nkande open, ariko wowe ni iyi ngiyi isa gutya. Ariko wowe ushobora gusanga handitse install, ubanza uyinstalingemo, nimara kuyinstalla barahita bakubwira ahantu handitse open, uhita ukandaho ifunguke. Dutangire twigendera gake gake. Sasa rero ukimara kuyinstallinga ikintu uhita ukora, urahita uza ukande hano handitse open, uyifungure uyinjiremo. Tuyinjiramo gutya, ni gutya ifunguka Gemini yacu, ni gutya ifunguka. Hano ikintu uhita ukora, uhita uza ugahita ukanda kuri ubu buntu, kuri kano kantu akangaka, uhita uza ugakandeho gutya. Noneho uhita uza hano handitse create image, ahangaha create image, ahangaha uhita ukandaho, hahita haza akantu sinzi nimba mwakabonye, akangaka, aka kantu kano, akangaka kafungutse hano, niko gahita kazaho gutya. Ubakanze create image kuri tumaze kubikora. Hano rero ikintu uhita ukora, ugahita uza hano kuri kano kantu kameze nk'agasaraba kano, ugakandaho, ugahita uza hano handitse galeri, hano handitse galeri, niho uhita ujya, ugahita uza gushaka ifoto yawe ugiye gukoresha. Hano uhita ukanda ku ifoto yawe, bagahita bakuzanira hasi add, ugahita ukandaho, ugahita uyinjiramo gutya. Noneho rero hano tugeze, mukurikiranire neza, hano tugeze niho hantu hadanje hatuma ifoto yawe ihita iza nyine ari igishushanyo cyangwa ntinaze ari igishushanyo. Reba rero ukuntu uhita ubigenza. Urahita uza ufate hano hasi, urabona hano hantu hasi, hano hari ahantu baduhayeho kwandika, ahangaha hano handitse describe your image, hano hasi ho kwandika. Urahita uza ujye hano kuhandika, uhita uza hano muri description yanjye, muri ino video iyi ngiyi uri kureba, muri no description harimo icyo twakita nka prompt. Urahita uyifata uyikopiye hasi muri link muri description yanjye nabyanditsemo birimo, uhita ubifata ubikopiye ubipastingemo hano niho hantu uri bubipastinge kugira ngo bikunde. Nurangiza urahita ukandaho ugumisheho hano gutya, barahita baguhereka ahantu handitse paste, ukandaho paste, birahita biza. Dore ngiyi ni prompt yacu iri mu rurimi rw'icyongereza. Ngibi ni ibintu byinshi birimo hasi, urabikopiriye icyarimwe, urahita ubiselectingira icyarimwe, ubikopiye uhita ubizana hano ubipastinge mo hano. Nurangiza rero uhita ukanda kuri kano kantu akangaka, urahita uza ukande kuri kano kantu aka.
kano ubyohereze gutya, uhita ukandaho gutya ubyohereze gutya, bikurodinga barimo barabitunganya neza cyane, barimo barayishushanya, utegereza nk'amasegonda 10 cyangwa 15, ntabwo yarenga, ntabwo bifata igihe kirekire. Gutya ifoto yacu urabona baracyarimo barayitunganya, bakirimo kuyishushanya nyine bayikuzanira. Dore ngiyi ifoto yacu ukuntu ije imeze, urabibona neza, ifoto yacu ije imeze neza cyane nk'uko ubona ya foto iyi ngiyi niko nayo ije imeze, urabibona neza cyane. Urabona ni ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bya hatari. Dore ngiyi ifoto yacu ni gutya isohoka imeze ishushanyije. Iyo ugiye kuyidownloadinga rero, kuyikuraho ikimara gusohoka gutya, uyikandaho rimwe igahita ifunguka gutya, ugahita uza hano hasi, hano kanze nkakwereke, uhita uza hano hari akantu ka download gahita kaza hano, ugikanda ku ifoto yacu, aka ngaka niko ukandaho, ifoto igahita yidownloadinga nka gutya iri kwidownloadinga, urategereza gutya ikaba irarangiye, gutya biba bihagije. Rero ndagushimiye wowe tugeranye kuri uyu munota, wakomeje kunkurikirana, wakoze cyane. Gusa wibuke gukora subscribe ndetse unandike no muri comment ikindi kintu wumva ushaka nakwigisha, ndahari ngo mbigufashemo, nta kintu na kimwe kigucitse. Urakoze cyane.